Nguhaye ikaze mu kiganiro isomo ry'ubuzima. Umubyeyi Rachel yatuganirije inkuru ye agira ati: ubwo narangizaga kwiga kaminuza nashyingiranwe n'umusore Dani. Yari umusore mwiza w'ibogari. Muri icyo gihe yari afite imyaka 26. Yakoraga akazi ko gutwara imodoka, nibyo nari muziho. Namukunze nkimubona, ariko sinigeze na rimwe mwegera ngo muganirize n'ijambo na rimwe. Ariko umunsi ntazibagirwa, nari ndi muri kantine ntegereje inshuti twari dufitanye gahunda. Numva telefone irasonnye maze irambwira iti: ntabwo ndi buze, nagize izindi gahunda, wihangane. Dani yari ari muri iyo kantine, aranyegera arambwira ati: wanyemerera tukaganira? Mwemerera ntazuyaje nanjye. Dutangira kuganira ndetse turanibwirana. Dani ambwira ko ari single, atuye muri Kigali, maze business card ye nuko ndatungurwa kuko nasanze handitseho ko akora mu bijyanye na fashion designing. Ntago nari mbimuziho, naherukaga atwara imodoka. Nanjye rero naje kumwibwira nti nitwa Rachel, mbana na mama wanjye Kigali, mufasha gucuruza imyenda downtown. Twaye nimero yanjye icyo gihe ya telefone, numva ndishimye cyane. Bidaciye kabiri atangira kujya ampamagara, tuza gukundana amezi 3 mbere yuko dushyingiranwa. Muri ayo mezi 3 yampaye impano y'imodoka, anjyana ahantu heza muri Kigali ntatekerezaga ko nagera. Agurira mama wanjye ibintu byinshi bitandukanye. Iyo nza kuba mfite papa cyangwa barumuna banjye, ntekereza ko nawe yari kubagurira byinshi. Ibaze ko yanaguriye inshuti zanjye impano zitandukanye. Ikindi kandi nakubwira, byaranshimishaga cyane buri gihe yampresentaga ku bantu runaka, ababwira ko ndi umukunzi we. Ariko ndakibaza impamvu yatumye byose ntongera kubibona nyuma yo gushakana nawe. Ndavuga wa munezero yamaga. Gusa byambereye ubwo natwitaga, kuko yambwiraga ko ngaragara nabi cyane. Byatumye ntangira kujya njya muri gym kandi ntwite ngo ndebe ko namushimisha, ariko ibi byatumye inda yanjye ivamo. Ariko nyuma y'ibyo byose sinigeze mva mu rugo cyangwa se ngo nahukane kubera gutinya ikimwaro. Narihanganye cyane bidasanzwe. Narababaye cyane, ariko ubu ngubu nizi somo rikomeye ry'ubuzima. Ndamutse ngize amahirwe yo gushakana none, sinakongera gukururwa n'ikimero cy'umusore. Nabanza nkamumenya neza, nka making sure ko nkundira uwo ndi we aho kunkundira uko ngaragara. Ni ukuri icyo nakubwira muvandimwe, ibishashagirana byose si zahabu. Iyi ni inkuru yanjye, nitwa Rachel. Mukunzi w'ikiganiro isomo ry'ubuzima. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, amaso yacu abona byinshi byiza, akabona n'ibindi bibi. Amaso yacu afite ubushobozi bwo kubona abantu beza bafite uburanga, ariko burya hari aho atabasha kubona. Amaso yacu abona ibigaragara, ariko ntabona ibitagaragara. Niba atabona ibitagaragara, wakwizera ute ko ibigaragara bihura neza n'ibitagaragara? Biragoye kubyizera. Abantu muri iki gihe bitwara mu buryo buhindagurika. Ibi byose babikora bashingiye ku nyungu zabo bwite. Ibyo yakoze uyu munsi, ejo ashobora kubihindura. Ashobora kuvuga ibintu uyu munsi, ejo adashobora gusubiramo. Ibi byose ni ukubera iki? Ni ukubera inyungu zabo bwite, cyangwa se nanone kubera ibiharimo. Abantu barahinduka, none wabizera ute? Abantu bahinduka kubera impamvu zitandukanye. Ushobora guterwa n'imyumvire yahindutse, intego, cyangwa se wenda indangagaciro ze. Hari ijambo rivuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe, ariko uyu munsi ntago aricyo nshaka kukubwira. Ndetse kandi muri Zaburi 146 murongo waho hagati turavuga ngo nimukiringira abakomeye cyangwa se umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Abantu twizera abandi dushingiye ku bikorwa byabo. Iyo bihindutse, n'icyizere tubafitiye kirahinduka. Ariko ushobora kwibaza, ni igiki cyihishe inyuma y'ibikorwa byabo? Hari abakorera abandi ibikorwa hari inyungu bategereje. Iyo ntazo babonye, bicuza impamvu babikoze. Icyo gihe bumva ko bataye igihe cyabo, bashobora kwicuza. Ahangaha ni naho hava kwihimura no kugirirana nabi. Ese wabwirwa n'iki ko inshuti zawe cyangwa se abantu bakuri hafi mu buryo bumwe n'ubundi hari icyo bagutegerejeho? Uzitondera abantu bakuri hafi, uzamenye impamvu ibyishe inyuma. Nubona inyungu bagutegerejeho ntazo ufite, uzabareke, uzabiceho rwose hakiri kare. Iki kiganiro ni isomo ry'ubuzima. Kora subscribe maze ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye birimo inyigisho z'ubuzima.
Mu buzima duhora twiga ibintu bitandukanye tugomba kuzirikana kugira ngo twirinde kugwa mu mitego itandukanye muri uru rugendo rw'ubuzima. Kwibishashagirana byose si zahabu. Ngiye kukubwira ibintu bibiri by'ingenzi mu buzima utagomba kwibagirwa kuzirikana kandi ukabishyira mu bikorwa. Ikintu cya mbere, gushishoza. Gushishoza mu bikorwa byose dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi, mbese mu myanzuro dufata, mu nama tugirwa ndetse no mu zo tugira abandi, ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umuntu ushishoza mbere yo gukora ikintu runaka aba afite amahirwe menshi yo kugera ku kintu runaka yifuza mu buzima bwe, kuko amenya gutandukanya ikibi n'icyiza, amenya gutandukanya igifite umumaro n'ikidafite umumaro, amenya inzira agomba gucamo n'iyo atagomba gucamo. Iyo umuntu akoze ibintu atatekerejeho bishobora kumugiraho ingaruka. Umushishoza avuga aziga, ntapfa guhubukira kuvuga ibyo atahagazeho cyangwa se bidafite umumaro. Ibi bituma aba umwizerwa mu bandi, akubahwa ndetse yewe akigirira icyizere. Ibi bituma aba umwizerwa mu bandi yewe akanubahwa. Ntitwakwibagirwa ko gushishoza ari uburyo bwiza bwo kumenya abantu n'uburyo bwo kubana nabo. Ni impano ikomeye yo kumenya ikibi n'icyiza. Tangira ushishoze mu buzima bwawe, kuko ibigaragara neza byose siko ari byiza. Abiyita inshuti zawe bose, nushishoza neza uzasanga harimo izitari zo. Icya kabiri wamenya ukazirikana mu buzima bwawe bwa buri munsi kizagira umumaro ukomeye, ni ukumenya guhitamo. Uzabaho ubuzima utazigera wicuza numenya guhitamo. Amahitamo ni ikintu gikomeye mu buzima bwacu. Ashobora kugira ingaruka nziza cyangwa mbi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ngiye kukubwira inkuru nziza cyane. Ni inkuru irimo inyigisho ikomeye cyane. Umunsi umwe umusore yegereye ise aramubaza ati, ni akahe gaciro k'ubuzima bwanjye? Maze se amupfumbatisha ibuye mu kiganza cye, aramusubiza ati, jyanira ibuye ku isoko, nihagira ukubaza agaciro karyo uzazamura intoki ebyiri gusa, ntihazagire ijambo na rimwe uvuga. Umuhungu muto akora nk'uko ise amubwiye, ajyana ibuye ku isoko. Umugore ukuze aramwegera aramubaza ati, iri buye riragurishwa ngahe? Ndishakire jaride yanjye, ndabona ari ryiza. Umuhungu azamura intoki ebyiri, maze uwo mugore ati, amadolari 2. Ndaritwara. Mbere y'uko barangiza guciririkanwa, umuhungu yiruka asubira iwabo mu rugo, ajya kubwira ise ibibaye. Ise ati, ubu noneho jyanira ibuye ku nzu ndangamurage, nihagira ukubaza igiciro uzamura intoki ebyiri, ntihagire icyo uvuga. Umuhungu akora nk'uko ise amubwiye, ajyayo. Umusore wambaye neza cyane, yari yambaye kositime, aramwegera aramubaza ati, ibuye riragurishwa ngahe ko ndishakira inzu yanjye? Umuhungu azamura intoki ebyiri, ntihagire ikintu avuga. Umusore niko kumusubiza ati, amadolari 200. Iri buye ndaritwara rwose. Mbere yuko barangiza guciririkanwa, umuhungu asubira imuhira yiruka, ajya kubwira se ibibaye. Ise aramubwira ati, noneho jyana ibuye mu bubiko bw'amabuye y'agaciro, nyirabwo nakubaza igiciro uzamura intoki ebyiri, ariko kandi ntihagire icyo uvuga. Umuhungu abikora nk'uko ise amubwiye, ajya mu bubiko bw'amabuye y'agaciro. Nyirabwo aramwegera aramubaza ati, nihe wakuye iri buye ryiza kandi ryihariye? Maze ubuzima bwanjye bwose ndishakisha, urarigurisha ngahe? Wa muhungu azamura intoki ebyiri, maze ntiyagira ikintu avuga. Nyir'ububiko aramusubiza ati, amadolari 20,000, ndaritwara nta kabuza. Ariko nanone mbere y'uko umuhungu arigurisha, asubira kureba ise kugira ngo amubwire uko bigenze. Sinjye wahera, hahera umuhungu na se. Iki kiganiro ni isomo ry'ubuzima. Hari isomo twakura muri iyi nkuru. Ni wowe ubwawe uhitamo agaciro kawe, ni wowe ukihitiramo. Ikindi kandi ni wowe ugena agaciro kawe. Agaciro ntabwo kari fixed, karahindagurika, ariko nanone biterwa n'ahantu uri. Ushobora guhitamo kwishyira ahantu aho udahabwa agaciro, aho uzengurukwa n'abantu badatekereza ko ushoboye cyangwa se ushobotse, babona ko ntacyo uzagira, intambwe uteye bakayinenga. Gusa nanone biterwa n'amahitamo yawe, kuko nanone ushobora guhitamo kwishyira mu mwanya aho baguha agaciro ku rwego rwo hejuru, ukazengurukwa n'abantu bagutera ingabo mu bitugu, bagushishikariza gutekereza ibirenze, bakubonamo mbese ibyiza, bakakwizera n'igihe wowe utiyizera. Nibyo nanone ushobora guhitamo kwitekereza nk'umuntu udacika intege, ukishyira mu rwego rwo hejuru aho ibihombo bifata nk'amahirwe yo kwiga no guhinduka. Ushobora kwiremamo icyizere cyiza cy'ejo hazaza. Byanze bikunze ushobora guhitamo kuba mu mwanya aho ibuye rigura amadolari 20,000, cyangwa se ukishyiraho ibuye rishobora kugura amadolari 2 gusa. Nizera ko ari amahitamo akomeye wagira mu buzima, ko amahitamo yawe azafekta ubuzima uzabaho muri iyi si. Bityo muvandimwe, hitamo neza. Iki kiganiro ni isomo ry'ubuzima. Kora subscribe ubundi ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye byigisha amasomo agendanye n'ubuzima.
Uyu munsi twize ibintu byiza kandi by'ingenzi. Hari ibintu bibiri by'ingenzi ugomba kuzirikana mu buzima bwawe. Icya mbere, gushishoza muri byose. Icya kabiri ni uguhitamo neza. Mwari kumwe nanjye Umulisa. Niba utarakora subscribe, nagusabye kuyikora kugira ngo ujye wigana natwe isomo ry'ubuzima. Duha igitekerezo cyawe ku isomo ry'ubuzima ry'uyu munsi. Mwakoze kubana natwe hano kuri Key Message 250. Naho ubutaha, bye bye.